Yesu ashimwe cyane kandi Yesu ahimbazwe mwese abadukurikiye aho muherereye hose. Uyu munsi ndumva nshaka guhanurira umuntu urimo anyura mu bibazo bitamworoheye, urimo unyura mu rugamba, urimo unyura mu ntambara. Makuba ngo n'ibyago ku mukiranutsi ni byinshi, ariko ngo Uwiteka Imana amukiza muri byose. Ndi hano ndi umuhanuzi Imana igutumyeho, ndagira ngo uyu munsi wa none wizere. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo uramutse ugize kwizera gusa kungana n'akabuto ka senapi, ngo wategeka uriya musozi uri imbere yawe w'ikibazo ukavaho ugatabwa mu nyanja. Ijambo ry'Imana none rikambwira mu gitabo cy'Abaheburayo 11 n'umurongo wa 6 haravuga ngo ntibishoboka yuko umuntu utizeye yanezeza Imana. Yani magambo, umuntu wizera niwe Imana ikorera ibitangaza. Iyo uzamuye kwizera, ndatangira nkubwira ngo uyu munsi wa none zamura kwizera kwawe, kuko Imana impaye ubutumwa bukomeye nkuzaniye muvandimwe. Wowe umaze iminsi urira, wowe umaze iminsi uhangayitse, wowe umaze iminsi ubona ufite imitwaro ikuremereye, wowe umaze iminsi ubona nta nzira, wowe umaze iminsi ubona nta cyerekezo, wowe umaze iminsi ubona nta hantu na hamwe wabona aho gupfumurira, aho ukomanze hose ntibagukingurira, ibintu byose uri mu kubona byamaze kwanga mu buzima bwawe. Jya bibaho rwose, usanga ikintu cyose winjiyemo gukora kirapfa, nta na kimwe gikunda. Ntuzaniye ubutumwa Imana impaye ukuzira, ariko mbere ya byose ndagusaba kugira ngo ubanze uzamure kwizera kwawe. Zamura kwizera kwawe. Mbonye Imana ikorana no kwizera kwacu. Imana ishimwe cyane. Iyo umuntu yizeye Imana, Imana ikorana nawe. Turayibona mu ijambo ry'Imana ibyo maze kubabwira mu kanya mu Baheburayo 11:5 ngo ntibishoboka yuko umuntu utizera ashobora kuba yanezeza Imana. Niba ukeneye ko Imana ikunezeza, niba ukeneye kugira ngo Imana igire aho igukura n'aho ikugeza, niba ukeneye ko Imana iguhindura amateka, niba ukeneye ko Imana ikuruhura iyo mitwaro ikuremerera kuva ku bitugu, zamura kwizera kwawe. Atangira nkubwira ngo zamura kwizera kwawe. Ndi hano nk'umuhanuzi Imana igutumyeho, kandi wizere. Ni wizere urabona ibitangaza by'Imana. Yesu yigeze kuba yagera kwa Lazaro, yamaze iminsi napfuye, abwira Marita na Mariya, ababwira ngo uyu munsi ni mwizere murabona ibitangaza by'Imana. Reka nayo nkubwire muvandimwe unteze amatwi nkurikiye, nuzamura kwizera kwawe, nugira kwizera urabona ibitangaza by'Imana. Nuzamura kwizera mu rugo rwawe urahabona ibitangaza by'Imana. Nuzamura kwizera mu muryango wawe urahabona ibitangaza by'Imana. Nuzamura kwizera iyo ndwara abaganga bagusuzumyemo baza kuyishaka uyibure, kuko Yesu Kristo abasha gukiza indwara zose. Ufite abantu uyu munsi bizera ko Yesu Kristo yabakiza ibicurane, ariko bakabatizera ko atakwizera ko Yesu Kristo yanabakiza na kanseri. Aho twabonye Kristo akiza indwara zose zijya zikira. Yesu Kristo iyo ategetse zirakira. Imana ishimwe cyane. Naje uyu munsi rero guhanura. Ndashaka guhanurira umuntu ubabaye, ndashaka guhanurira umuntu uri mu bigeragezo, ndashaka guhanurira umuntu uri mu ntambara, ndashaka guhanurira umuntu uri mu marira, uri mu marira. Muririmbyi yararimbye aravuga ngo bwira barira bekurira, ngo gutabarwa kurabonetse. Bwira barira bekurira, gutabarwa kurabonetse. Nta handi ubutabazi ushobora guturuka, ushobora kuva usibye ku Uwiteka Imana yacu. Imana ishobora byose. Ndavuga Imana ya Isiraheli, ndavuga Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo. Iyo niyo Mana itabara, umucunguzi wacu Yesu Kristo. Niwe ushobora kugukura mu bihe bigoye, ibihe bigoye urimo, ibihe by'agahinda, ibihe by'ububabaro, ibihe by'intimba, ibihe by'amarira, ibihe uri mu kubona nta nzira, nta butabazi. Ukareba hepfo, ukareba haruguru, ukabona impande zose, ukabona nta butabazi uri mu kubona. Ariko reka nkubwire, mu gihe nta gisubizo gihari, Yesu Kristo niwe gisubizo. Ndaryo jambo mpereyeho rya mbere. Ndabwira umuntu unteze amatwi nkurikiye, ushobora kuba ari mwareba akabona nta gisubizo kibaza afite. Mu gihe nta gisubizo gihari, Yesu Kristo niwe gisubizo. Mu gihe nta gisubizo uri mubona, mu gihe abaganga babuze ibisubizo, mu gihe abakomeye babuze ibisubizo, mu gihe abanyabwenge babuze ibisubizo, mu gihe abirata imbaraga zabo, abirata amafaranga babuze ibisubizo, Yesu Kristo niwe gisubizo. Uyu munsi wa none
Yesu Kristo akubera igisubizo. Haleluya, haleluya. Mana ishimwe cyane kandi Imana ihimbazwe. Bakubwiye ko i Burayi ariho hari ubuzima, ari kugezeyo uhaburira ibisubizo. Njya mbwira abantu nkamubwira ngo ibisubizo biri muri Kristo gusa. Ntibazakubeshye ngo muri Amerika niho hari ibisubizo, ntibazakubeshye ngo i Burayi niho hari ibisubizo. Wagerayo ukandagarirayo, wagerayo ugakubitika. Tujya tubona abaduhamagara barageze i Burayi, barageze za Amerika bameze nabi, n'abari inzahare nabo bakeneye ubutabazi bw'Imana. Reka nkubwire, ibisubizo biri muri Yesu Kristo gusa. Wowe uri mu kubona uremerewe, wowe uri mu kubona uri mu rugamba rutakoroheye, wowe uri muca mu ntambara, nkuzaniye ubutumwa bukomeye nkubwira ngo mu gihe nta gisubizo isi ifite, Yesu Kristo niwe gisubizo. Mu gihe abaganga bakomeye babuze igisubizo, Yesu Kristo niwe gisubizo. Mu gihe abanyabwenge babuze igisubizo, Yesu Kristo niwe gisubizo. Mu gihe nta gisubizo gihari, Yesu Kristo niwe gisubizo. Uyu munsi wa none Yesu Kristo arakubera igisubizo. Arakubera igisubizo kuri ubwo burwayi. Wagiye kwa muganga urivuza biranga, amafaranga yose yagushizeho kubera kwivuza, indwara zakubayeho karande. Reka ngo uhanurire uyu munsi nkubwire ngo mu gihe nta gisubizo abaganga babonye cyo kugira ngo bagukize, Yesu Kristo niwe gisubizo. Mu gihe isi yabuze igisubizo, mu gihe abanyabwenge babuze igisubizo, Kristo niwe gisubizo. Haleluya. Turabwira abatuye isi, turabwira abari mu migabane itandukanye, turabwira abari i Burayi, turabwira abari muri Amerika, turabwira abari muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, turabwira abari mu migabane itandukanye yuko Yesu Kristo ariwe gisubizo. Mumwizere, mwizere Kristo ngo niwe buye rizima ryanzwe n'abubatsi, ariko ngo ryahindutse ibuye rikomeza ivuga. Haleluya, haleluya. Kini igihe cyo kongera kwizera Kristo. Uyu ni umwaka wo kongera kugaruka urufatiro ruzima ukizera Kristo. Haleluya. Urugo rwawe nurwubakira kuri Kristo ntiruzasenya. Umuryango wawe niwubakira kuri Kristo, haleluya, haleluya, n'ibibazo byose bizinjiramo Imana izabitsinda, Imana izabikuramo. Nimugaruke mwongere mwizere Kristo. Mu gihe nta gisubizo gihari, Yesu Kristo niwe gisubizo. Uyu munsi Yesu Kristo akubera igisubizo. Shuti mwene data unteze amatwi nkurikiye, sinzi ibibazo ufite. Muririmbyi arimba aravuga ngo imitwaro yose uyizane ngo kuri Yesu Kristo ngo ntajya ananirwa. Ibibazo byose ubizane kuri Yesu Kristo ntajya ananirwa. Ubwo bugumba wakoze mariage nibyo, ukora ubukwe, imiryango yawe iranezerwa irishima ko wakoze mariage, ariko urugo rugeze muri uburira mu rubyaro. Imyaka 10 irashize, 15 irashize, 20 irashize, imyaka 35 irashize, wategereje urubyaro byaranze, ntaho batakuvuje, banakujyanye no mu binyarwanda, mu buvuzi bwa kinyarwanda, bakutwara mu bapfumu. Uvuga iki ndeki, nta hantu namwe utageragereje, ariko byaranze. Kamubwira, mu gihe n'abapfumu babuze igisubizo, Yesu Kristo niwe gisubizo. Niryo jambo rya mbere mpereyeho Imana yampaye kubabwira ngo mu gihe nta gisubizo gihari, Kristo niwe gisubizo. Tumva Imana imbwira yuko hari abantu benshi babuze ibisubizo, hari abantu babuze ibisubizo, hari abantu bihebye, hari abantu baremerewe, hari abantu buzuye amarira, hari abantu buzuye agahinda, hari abantu no kuryama mu ijoro batakibona ibitotsi bitewe n'impamvu z'ibibazo, mitware baremereye, ntambara bari mu kunyuramo. Kamabwire ngo mu gihe nta gisubizo uri mu kubona mwene data, Yesu Kristo niwe gisubizo. Imana ikuntumyeho, Imana ikuntumyeho kuva kera kose. Imana yajyaga ishyira amagambo y'ihumure mu bahanuzi bayo, hakabaho n'ubwo Imana ishyira amagambo y'umuburo mu bahanuzi bayo. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi Imana ishyize nk'amagambo y'ihumure. Ndi hano guhumuriza mwene nda, ndi hano guhumuriza nubwo wabuze igisubizo, ariko Kristo niwe gisubizo. Kwa muganga babuze igisubizo, oh haleluya, ariko ku Mana ibisubizo birahari. Shuti yanjye muvandimwe unteze amatwi, reka nkubwire, witakaze ibyiringiro, witiheba, wikumva ko byarangiye. Oya, abantu bo bashyizeho akadomo, ariko ntabwo Imana irakiraho akadomo. Ubuzima bwawe buri mu biganza by'Imana, ubuzima bwawe buri mu biganza by'Imana, ubuzima bwawe, imibereho yawe iri mu maboko y'Imana. Mu gihe nta gisubizo gihari,
Yesu Kristo niwe gisubizo. Imana ishimwe cyane. Oh haleluya haleluya. Hari abantu b'uburyo bune Imana imbwiye igiye kubera igisubizo. Abantu bande Imana igiye kubera igisubizo. N'abantu bamaze iminsi bari mu gusenga babwira Imana ngo Mana waturengeye ukaduha urubyaro, waturengeye ukaduha urubyaro. Ingumba mureke mbivuge amazina yabyo. Abanyarwanda bajya bavuga ngo ujya gukiza indwara yirata. Kamubwiza ukuri muvandimwe, uwo mwuka w'ubugumba gutsikamiye. Yesu Kristo niwe gisubizo, yaguha urubyaro. Imana yigeze kureba Sara na Aburahamu bamaze imyaka hafi 100 barabuze urubyaro. Imana yobwira Sara iramubwira ngo umwaka utanga iki nabukikiye umwana w'umuhungu, ndaje manure mu izina rya Yesu. Imana igiye kubera igisubizo abantu babuze urubyaro. Ingumba ababuze urubyaro, mwitegure kubona urubyaro. Kangubwira ntuzamara kwizera ko Irijoro wararusamye, inda yakwinjira. Burya byose bijya bihera mu isi y'umwuka, hanyuma noneho bikaza mu isi yacu ya none, ariko byahereye mu isi y'umwuka. Reka nkubwire, zamura kwizera kwawe gusa, zamura kwizera kwawe, kuko mu gihe nta gisubizo gihari, Yesu Kristo niwe gisubizo. Mu gihe nta gisubizo gihari, Kristo niwe gisubizo. Ababuze urubyaro, abantu bamaze igihe musengera urubyaro, Imana irambwiye ngo itanze umugisha w'urubyaro. Mwakira umugisha w'urubyaro mu izina rya Yesu. Maze igihe usenga, maze igihe utegereje, maze igihe wirukanka mu baganga, ntacyo utakoze, warirwaniriye amafaranga yagushizeho, ugeze kubura mu Imana. Ugeze kuba guhamya n'umudamu umwe wari umaze imyaka 20 adusanga turi ahantu turimo dusenga Imana. Uriya masengesho arakora mw'abantu, mugakinisha umuntu usenga, masengesho arakora. Bigerageze yinjire muzareba, uzabona umusaruro uzavamo. Adamaza yanditse ibyifuzo 12, ageze ku cyifuzo cya 12, agicaho akaziga, angeze imbere arambwira ati Muhanuzi, iki cyifuzo cya 12 nababariye Imana nayigiriye imbabazi, nayigiriye impuhwe, nisubiza ibingibi 11, ariko icya 12 irorere. Namubaza nise imeze bite? Arambwira ati maze imyaka 22 mu rugo nabuze urubyaro, nazengurutse mu baganga ahantu hose byaranze, narirwaniriye byaranze. Rero mukozi w'Imana, sengera, ariko iki cyo ntugisengere nababariye Imana nayigiriye impuhwe, nayirabizi. Fata rwa rupapuro duzamura imbere y'Imana, mbwira Imana, yibwira Imana, nkweretse iki cyifuzo cya 12, iki uyu mudamu avuze ko yakubabariye, yakugiriye impuhwe, nicyo nzamuye imbere yawe. Reka nkubwire, uwo mudamu akiva aho ngaho ageze yarayasamye. Aho mvugira aha ngaho, uyu mudamu atuye mu Busanza, hari ahantu bita mu Kamenge. Ushobora kuba nanteza amatwi araza kumva iyi video. Imana yamuhaye urubyaro, ubageze mu mbyaro enye. Banyumva neza, Imana igitanga urubyaro. Hari igihe tubabwira ngo ni ibya Sara, ni ibya Sara na Aburahamu, ni ibya Hana, mwabihinduye ngo ni ibya Hana, ni ibya Sara. Nabugingo n'ubu Yesu Kristo ko yararejo n'uyu munsi nibaki. Jambo rya mbere nababwiye, Imana yambaye kuba. Imana yambwiye ngo nze mbabwire ngo mu gihe nta gisubizo gihari, Imana niyo gisubizo. Mu gihe nta gisubizo uri mu kubona, Kristo niwe gisubizo. Ingumba zabuze urubyaro, ingumba ababuze urubyaro, Imana itanze urubyaro. Mwakira umugisha w'urubyaro, mwakira umugisha w'urubyaro mu izina rya Yesu Kristo. La kota. Haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya. Rambura ikiganza mu nda y'umusengere, rambura ikiganza mu nda y'umusengere, rambura ikiganza mu nda y'umusengere. Mana, mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo, turasengera aba badamu bamaze igihe bari muri ibigeragezo bitaboroheye byo kubura urubyaro. Turabasengeye aho baherereye hose, hari abari mu Rwanda, hari abari i Burayi, hari abari Amerika, hari abari mu migabane itandukanye. Turabasengeye mu izina rya Yesu Kristo. Mu gihe nta gisubizo gihari, Mana niwe gisubizo. Mu gihe abaganga babuze igisubizo, niwe gisubizo. Mu gihe abanyabwenge babuze igisubizo, niwe gisubizo. Mana,
dusengeye ababuze urubyaro, reka barubone, reka baruhabwe mu izina rya Yesu Kristo. Dukuyeho ama obstacles, dukuyeho ama obstacle, dukuyeho imbogamizi, dukuyeho inzitizi, dukuyeho za barriers, dukuyeho ibitongero, dukuyeho ibyagiye bitongerwa ku mazina yabo, ibyagendaga bibabuza umugisha w'urubyaro, byose turabyirukanye mu izina rya Yesu Kristo. Oh haleluya. Turahesha aba bantu umugisha w'urubyaro duhagaze mu izina risumba andi mazina yose, ariryo rya Yesu Kristo. Oh haleluya. Mana, mu gihe nta gisubizo gihari, niwe gisubizo. Bera aba badamu igisubizo, bereye imiryango igisubizo, bereye amafamiye igisubizo. Bamaze iminsi barira, bamaze iminsi bihebye, bamaze iminsi bakutse umutima, bamaze iminsi bategereje urubyaro igihe kirekire. Ariko wa Mana we, watubwiye ngo mu gihe nta gisubizo gihari, niwe gisubizo. Urakoze Kristo ko uhaye aba bantu urubyaro, uhaye aba bantu urubyaro, uhaye aba bantu umugisha w'urubyaro. Mu izina rya Yesu Kristo nuhimbazwe, nuhabwe icyubahiro. Haleluya. Imana itanze umugisha w'urubyaro mu gihe nta gisubizo gihari. Yesu Kristo niwe gisubizo. Hari abantu bagiye kugaruka hano bashima Imana, hari abantu bazagaruka aha ngaha bashima Imana, bavuga ukomera kw'Imana, bavuga ibitangaza by'Imana, bavuga imirimo y'Imana, bavuga ibyo Uwiteka Imana yakoze yabakoreye. Uko mbonye uwo mugisha Imana itanze, wowe wariraga, wowe wari wihebye, wowe umaze iminsi ubwira Imana ngo Mana inzizi iki, ikakubwira. Hari abantu Imana irimo imbwira, abadamu Imana iri mu kunyereka, abo mwashakiye rimwe uyu munsi bageze mu mbyaro 5, abandi bageze mu mbyaro 6, abandi bageze mu mbyaro 4, abandi bageze mu mbyaro 3. Wowe warukira aho ngaho mu marira gusa. Ayo marira umaze iminsi urira, Imana igiye kuyavunjamo amarira y'ibitwenge, amarira y'umunezero. Oh haleluya. Ndabona ibiganza byanyu bigiye guterura abantu, ndabona imigongo yanyu namwe igiye guheka. Oh haleluya. Imbazwa Yesu, imbazwa Yesu, imbazwa Yesu. Ijambo rya kabiri Imana imbwiye, Imana irambwiye ngo aho abantu bavuze kutazarenga ugiye kuharenga mu izina rya Yesu. Aho abadayimoni bavuze kutazarenga ugiye kuharenga mu izina rya Yesu. Aho bavuze kutazagera ugiye kuhagera mu izina rya Yesu. Ndabisobanuraho gatoya. Hari igihe abarozi bajya baza bagashyiraho icyo twita barriers, bagashyiraho inzitizi, akavuga ngo nubwo wubatse ariko urugo rwawe ntiruzigera rwaguka, ntiruzigera rubona umugisha, ntiruzigera rutera imbere, ntiruzigera rubona kugira neza kw'Imana. Bakavuma, bagatongera, bagakora iyo bwabaga kugira ngo bakuzinge, bakohereza inzingo zitandukanye ku buzima bwawe. Inshuti yanjye muvandimwe, reka kubwira, Umunyarwanda yabyaye umwana mu izina aravuga ngo abantu sibo Mana, abantu sibo Mana, abantu ntabwo ari bo Mana. Imana niyo yonyine ifite ijambo rikomeye ku buzima bw'umwana w'umuntu yaremye. Aho bavuze kutazagera, ndaguhanuriye umunsi wa none uzahagera mu izina rya Yesu. Hari uko wavutse, hari n'icyo wavutse. Uko wavutse bisobanuye yuko icyo wavukiye Imana itazakikugezaho. Icyo wavukiye uzakigeraho mu izina rya Yesu. Bavuze ko hari aho utazarenga. Abadayimoni bishyize hamwe, abarozi bishyize hamwe, ibikurwanya byishyize hamwe, biravuga ngo runaka we ugomba kuguma hano, ahantu uzaharenga, hariya ntuzahagera. Uyu munsi wa none tuje gukuraho izo bariyeri mu izina rya Yesu Kristo. Imana irakuraho amabariyeri yose washyiriweho, amabariyeri yose abadayimoni bagushyiriyeho, amabariyeri yose abarozi bagushyiriyeho, amabariyeri yose shitani yagushyiriyeho, yashyize imbere yawe. Uyu munsi tuje kuyasambura, tuje kuyasandaza, tuje gusandaza imihango yose mibi ya gishitani yakorewe ku mazina yawe. Abavuze ko ntaho uzagera, imihango yose yakorewe ku buzima bwawe tuje kuyisesa mu izina rya Yesu Kristo. Ndavuga imihango mibi, tuje kuyisesa, kuko uyu munsi Imana iraza guhagurutsa ahantu tinzi, ihagukura igira ahandi kwinjiza mu izina rya Yesu. Kandi aho igiye kwinjiza ni mu masezerano, aho igiye kwinjiza ni mu mugisha, aho igiye kwinjiza ni muri Kanani. Oh haleluya. Dufite Imana itabara abantu, dufite Imana ibasha guhindura ibyanze guhinduka, dufite Imana ishobora byose. Ahantu bavuze kutazarenga
ugiye kuharenga mu izina ry'Yesu. Bavuze utazashaka wa mukobwa we, uzashaka, ugiye gushaka. Kakubwira cyo kuvuga ngo wujuje 40 ngo nta mugabo wabona. Ese ubundi ugiraga abantu bose bashakira rimwe. Reka da kuvuga ngo wujuje 50 ngo ntuzashaka. Ejo bundi nabutashye ubukwe bw'umwana w'umukobwa washatse afite senkana imyaka 50 ifunze. Narabutashye ubwo bukwe nabubayemo, nabugiye mu myaka 50. Imana iragenda ihereza uwo mukobwa umusore ufite imyaka 27 niwe wamushatse. Umunsi babanye neza. Kakubwira aho bavuze kutazagera ugiye kuhagera kubera Imana. Aho bavuze kutazinjira ugiye kuyinjira kubera Imana. Mu izina rya Yesu. Hano hose umaze igihe unagura ushundura ntacyo wabonaga. Iriya nyanja waburiyemwe amafi niyo Yesu aje gutegekeramo kugira ngo amafi aboneke. Aho umaze iminsi uhombera niho ugiye kungukira mu izina rya Yesu. Aho umaze iminsi ugerageza bikanga niho Yesu aje kugira ngo noneho byemere mu izina rya Yesu Kristo. Reka nkubwire bavuze ko ntacyo uzimarira. Abantu ko bavuze, abantu baravuze kabisa. Ariko ndabona Imana ije gusesa amasezerano yose mabi ku buzima bwawe. Imana ije kuburizamo amagambo yose mabi yagiye atongerwa ibyatuye ku buzima bwawe, bibi ku buzima bwawe, byose Imana igiye kubisesa, byose Imana igiye kubiburizamo mu izina rya Yesu Kristo. Iki ni igihe cyo kwinjira mu mugisha, iki ni igihe cyo gusingira amasezerano yawe ukayinjiramo mu izina rya Yesu Kristo. Zamura kwizera kwawe. Niyo mpamvu nakubwiye ngo uyu munsi uzamure kwizera kwawe, uzamure kwizera kwawe, uzamure kwizera. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihimbaza. Oh haleluya, haleluya. Iyo turebye mu butumwa bwiza uko bwari kudaruka ibice 7 n'umurongo wa 14 cyangwa se ugahera ku murongo wa 11 aho ngaho, hanyuma neza tubona uburyo hari umudamu w'umupfakazi umwana we apfa. Uyu mudamu yaramaze igihe apfushije umugabo. Situasiyo yari arimo uyu mudamu ntabwo yari mworoheye. Ibaze gupfusha umugabo gapfusha n'umwana we. Uyu mwana ngo yari ikinege, ntagira mukuru we, ntagira murumuna we. Umudamu yarababaye. Ibi twereka uburyo Yesu Kristo ngo ahinguka aho ngaho arahatunguka. Ahatunguka ku bari bikoreye serike ikiriba. Yesu ngo agirira imbabazi bariya abantu. Agirira imbabazi uriya mugore ngo amugirire imbabazi. Agira ngo ubwire ngo uyu munsi wa none imbabazi z'Imana zigiye gushyika iwawe. Imbabazi z'Imana zigiye kugera mu rubyaro rwawe. Imbabazi z'Imana zigiye kwinjira mu muryango wawe. Imbabazi z'Imana zigiye kugera mu gihugu cyawe. Imbabazi z'Imana zigiye kugeraho. Hari ahantu ugiye kugera kubera imbabazi z'Imana. Hari aho ugiye kwinjira kubera imbabazi z'Imana. Iyo imbabazi z'Imana zikuriho, ndakubwiza ukuri, nta muryango utakinguka, nta rembo ritakinguka iyo imbabazi z'Imana zikuriho. Imbabazi z'Imana iyo zikuriho, nta muryango utakinguka, nta rembo ritakinguka, nta mugisha utabona, upfa kuba uriho imbabazi z'Imana. Mwitegure. Ndumva Imana imbwira ngo mwitegure. Imana ishimwe cyane. Imana ijya gukura Abisirayeli muri Egiputa, muri buriya bubata, muri buriya buretwa bari bamaze imyaka irenga 400, yabanje kubabwira ngo nimwitegure. Ndabwira abankurikiye, ndabwira abanyumva, muve mu matiku, muve mu biterekeranye, muve mu mateshwa. Abantu bari mu gutakaza umwanya wabo ku ma YouTube, bumva amatiku, bumva abashamirana, bumva ibiganiro bivuga ubusambanyi, gutega amatwi amagambo y'Imana. Biri mu kubabaza uburyo abantu dushyiraho ijambo ry'Imana ntimuryumve. Ariko ubusambanyi mukajya kubwumva. Birababaje. Ndaseka ndababaye. Tukabagaburira ijambo ry'Imana ntimuryumve. Ku ma YouTube muririrwaho mwumva amatiku, mwumva barwanye, mwumva ibintu biterekeranye. Kwababwira ijambo ry'Imana ko ntacyo. Twe tuzakomeza kubabwira ubutumwa bwiza. Sashimwe cyane. Ari nkubwiye. Imbabazi z'Imana zigiye kugeza aho utigeze wexpectinga ko wagera. Imbabazi z'Imana zigiye kukwinjiza aho utache kaga ko wapfa. Imbabazi z'Imana zigiye kuguhuza n'abakomeye. Uragira ngo icyatumye Esteri agera ibwami cyari imbabazi z'Imana zageze kuri Esteri. Zicimugeraho Esteri
imbabazi z'Uwiteka Imana zikimugeraho. Esiteri mu bakobwa benshi bari baje aho ngaho marushanwa, abisize bashyizeho za makeup, bashyizeho utuntu ku munwa, bashyizeho ku ngohe, abambaye utumine bagize gute. Reka nkubwire, imbabazi z'Imana iyo zikuriho ibisaba kwitera ibirungo byinshi. Reka imbabazi z'Imana zigira kuri Esiteri ngo umwami amutunga inkoni. Esiteri ajya ibwami. Esiteri aje ku mwami, aza ku mwamikazi. Aho sinshaka kuhatinda cyane, arimo nkubwira umumaro wo gutunga imbabazi z'Imana, umumaro wo kugerwaho n'imbabazi z'Imana. Yesu Kristo ngo yitegereje bariya bikoreye ikiriba, bikoreye iriya serikeye, ngo abagirira imbabazi, agirira imbabazi uriya mugore wari wapfushije umwana. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihimbazwe. Oh haleluya, haleluya. Uyu munsi mwitegure kwakira imbabazi z'Imana. Imbabazi z'Imana nizigera muri business yawe biraza kwemera. Maze iminsi ari ibihombo gusa, reka da, wari ugiye gukinga akaduka watangiye kagiye gufungwa, urumva wagakinga kandi nagakeredi wafashe. Komanda yanjye we, twari dukeneye imbabazi z'Imana, dukeneye imbabazi z'Imana, imbabazi z'Imana, imbabazi z'Imana. Mwakira imbabazi z'Imana, imbabazi z'Imana. Ngo Yesu Kristo ngo agiriye imbabazi uriya mugore, abonye amarira y'amarira, abonye agahinda kamwuzuye, abonye abikoreye serikeye, ngo bagiriye imbabazi. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe cyane. Ngo arambura ikiganza. Jambo rirambwira ngo Yesu ngo arambura ikiganza, ngo akirambura ikiganza ngo akora kuri ya serikeye. Agikora kuri ya serikeye, ngo abari bayikoreye barahagarara. No pande la costi ene vanegrai. Abari bikoreye iriya serikeye barahagarara. Uyu munsi wa none indwara zimaze iminsi zikwirukankaho nizihagarare mu izina rya Yesu. Abarozi barara bakuronga nibahagarare mu izina rya Yesu. Abadayimoni barara bakohereza imyuka mibi nibahagarare mu izina rya Yesu. Katika jina la Yesu Kristo waje guhanura uyu munsi wa none, kandi turahanura uko Imana yadutegetse. Ngo akirambura ikiganza, abikoreye serikeye barahagarara. Uziko ikiganza cya Yesu gishobora guhagarika imiraba yose, yose, imiraba yose, imiraba yose, imiraba yose. Ikiganza cya Yesu nicyo cyonyine kibasha kuyihagarika. Miraba y'uburwayi, miraba y'ubukene, miraba y'amadeni, miraba y'igisuzuguriro, miraba y'icyangiro, imiraba y'ikimwaro. Ayiwe. Hari abantu bazengurutswe n'imiraba. Hari abantu Imana iri mukunyereka ubuzima bwabo buzengurutswe n'imiraba. Ariko mwitegura ikiganza cya Kristo. Hari ikiganza cya Yesu kije guhagarika iyo miraba, kije guturisha iyo miraba, kije gutekesha iyo miraba. Akirambura ikiganza Yesu agikoreje kuri ya serikeye, ngo abari bikoreye ikiriba barahagarara. Barahagarara, abari bikoreye ikiriba barahagarara. Kakubwira uyu munsi wa none uze kumbwira ngo hari inzingo bagushyizeho. Inzingo se zirusha imbaraga Kristo? Uze kumbwira ngo barakuzinze, baragutambye, gutambwa se birusha imbaraga Kristo? Ndakubwiza ukuri, bashake barakuzinze, Yesu arakuzinze. Bashake barakuvumye, iyo mivumo Yesu Kristo afite ububasha, afite ubushobozi bwo gusesa, agakuraho iyo mivumo bagushyizeho, ibyo bakwatuyeho byose, ibyo bagutongereho byose. Yesu Kristo afite ubushobozi bwo kubisandaza, akabikuraho, akaguha izina rishya tariho umuvumo. Imana ishimwe cyane. Ngo abari bikoreye serikeye barahagarara. Imana ishimwe cyane. Ngo muri ako kanya Yesu aravuga ngo ndagutegetse, ategeka uriya mwana wari wapfuye, arategeka, aravuga ngo ndagutegetse byuka. Umwana ngo arabandaduka, umwana arabaduka bamuzima. Yesu Kristo ngo afata uriya mwana amusubiza nyina. Kavuga ni igihe cyawe, ni igihe cyawe, iki ni igihe cyawe cyo kubona ibyari byapfuye bizuka. Iki ni igihe cyawe cyo kubona umugisha wawe uzuka, ukongera ukawinjiramo, ukongera ukawufata, ukongera ukawukomeza mu izina rya Yesu Kristo. Ntabwo ari igihe cyo guhora utakaza. Ibihombo bikubanye byinshi igihe cyose. Ninde uhomba ni wowe, ninde ufite inyatsi ni wowe, ninde uri mu madeni ni wowe, ninde bambura ni wowe, ninde ugerageza gukora agatera imbere ugahomba ni wowe, ninde urugo rwananiye ni wowe,
ninde abana bavuga ngo ni wowe, ni uzuye amarira ni wowe. Oya iki ni igihe Imana igiye gufata ibyari byarapfuye mu buzima bwawe Satani yishe, Imana ikongera ikagira gutekana ubuzima. Imana yigeze gusanga Ezekiyeli satira umusozo, yasanze Ezekiyeli imusanga ari mu kibaya cyuzuyemo amagufa. Imana irakimwereka kiriya kibaya, iramubwira ngo Ezekiyeli we, ariya magufwa n'ay'ab'inzu ya Isirayeli uri mu kubona ariya magufwa yakongera gusubira kubaho. Ezekiyeli abwira Imana, arabwira ati Imana ari wowe ubizi. Imana iramubwira ngo Ezekiyeli hanurira ariya magufwa, hanurira aya magufwa. Ezekiyeli ngo atangira guhanura, igufwa risanga irindi gufwa rigenzi rya ibyara amagufwa byongera kubamwe imibiri mizima y'abantu. Abantu Imana yanyeretse bameze nk'ariya magufwa yumye. Hari abantu Imana yanyeretse bameze nk'ariya magufwa yumye. Imana yeretse Ezekiyeli bameze nk'ariya magufwa yumye. Bari mu buzima bukakaye, bari mu buzima bwa nta cyerekezo, ubuzima budafite icyerekezo, ubuzima bw'amarira, ubuzima bw'ubutayu. Mana we, Mana igira ikikora, Mana igira ikikora, Mana igira ikikora ku buzima bwawe mwene da. Mana igira ikikora ngutumweho n'Imana, Mana ikunyoherejeho kugira ngo uhanurire uyu munsi wa none. Nakubwiye ngo aho bavuze kutazagera ugiye kuhagera, aho bavuze kutazinjira ugiye kuyinjira mu izina rya Yesu. Haleluya. Tugiye gusoma iri jambo, mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, ibice 43. Turasoma duhereye ku murongo wa 18 n'uwa 19 n'uwa 20. Iyi mirongo uko ari 3 igiye kwiyekurira mu buhanuzi bukomeye mpawe n'Imana. Umurongo wa 18 aravuga ngo ibya kera nimubyibuke. Satani ni umugome, hari igihe agutinza mu bya kera. Hari igihe Satani akuzanira inshuti z'abatsinzwe, abantu batsinzwe, abantu abananiwe kugera ku nzozi zabo, abananiwe kugera ku masezerano yabo. Akaba ari bo Satani akuzanira gusa, nawe ukajya wumva mbese iby'Imana yagusezeranyije bitazasohora, ugahora mu maganya, ugahora mu marira, ugahora n'ubwoba, ugahora wiganyira. Ibintu ibya kera mwe kubyibuka, nimubyibuke bya kera, nimubyibuke. Sinzi ibya kera utinzemo, sinzi ibya kera utinzemo, ibitekerezo byawe bitinze mu bya kera, bitinze muri past, muhashize. Ba muri past Satani hari igihe ahora buri gihe aguhoza muri past, muhashize. No. Oya, amaso yawe narebe muri future, amaso yawe narebe mu hazaza. Mana ishimwe cyane kandi Imana ihimbaza. Bya kera ni kubyibuka, mubyiteho. Ijambo ry'Imana ritubwiye ngo nimubyibuke, ibya kera nimubyibuke, kandi byashize mwe kubyitaho. Ndabyemera ko umwaka washize hari byakunaniye kugeraho, birashoboka. Wari warapuraninze ko uriya mwaka uzubakamo inzu, uzava mu bukode. Uragerageza, urashakisha, urarwana, ugerageza kugira ngo uve mu bukode, biranga. Umwaka urangira ubukode utabuvuyemo. Birashoboka yuko umwaka washize ntacyo utakoze, waragerageje, warirwandiriye, wakoze iyo bwabaga kugira ngo urebe yuko nawe wagira aho uva naho ugera, ariko biranga. Ntacyo utakoze, waragerageje. Ariko Bibiliya iravuze ngo ibya kera, haleluya, ibya kera ntimubyibuke, kandi byashize mwe kubyitaho. Sohora ibitekerezo byawe mu bya kera, vana imyumvire yawe mu byahashize. Haleluya. Umurongo wa 19 rero ni ukubiyemo ubuhanuzi bwawe. Ubuhanuzi ni ubwawe, si ubwundi.
ngo dore ngiye gukora ikintu gishya, ngiye gukora ikintu gishya. Haleluya. Dore ngiye gukora ikintu gishya, ubu ko kigiye kwaduka ntimuzakimenya. Ndabwira abatuye isi, ndabwira bari mu Rwanda, ndabwira bari Burayi, ndabwira bari muri Amerika, ndabwira bari mu bihugu by'Abarabu, ndabwira abaturage batuye kuri iyi si, cyane cyane abizera Imana, bizera Kristo, kuko ibi ngibi ntabwo wabibwira batizera Kristo. Batizera Kristo bakumva ko ari igipindi kiraho ngaho, ariko abizera Kristo aya magambo barayumva. Nane shimwe cyane. Niyo mpamvu mburira umuntu wese uri mu byaha ngo abivemo, umuntu wese uri mu nzira z'ibyaha natera umugongo ibyaha agarukire Kristo, kuko numenya Kristo nibwo aya magambo ubasha kuyasobanukirwa. Jambo ratubwiye ngo dore ngiye gukora ikintu gishya, dore ngiye gukora ikintu gishya, ngo ubu ko kigiye kwaduka ntimuzakimenya. Mwitegura ikintu gishya, uku kwezi kwa gatatu kutararangira Imana igiye gukora ikintu gishya mu rugo rwawe. Uku kwezi kwa gatatu tutaragupfundikira ngo kurangire, itegura ikintu gishya mu muryango wawe, itegura ikintu gishya mu gihugu cyawe, itegura ikintu gishya mu bana bawe. Come on, semeni, haleluya. Ndavuga n'abantu bumva Imana, ndavuga n'abantu bafite amatwi yumva Imana, barahari cyane bahari. Hari ikintu gishya Imana igiye gukora. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwitegura ikintu gishya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Imana iramubwiye ngo mwitegura ikintu gishya muri iyi minsi mike ibarirwa ku ntoki, kugira ngo uku kwezi kurangire tugupfundikire. Mwitegura ikintu gishya, tegura ikintu gishya. Abana bawe bahora bazana amanota ya nyuma mu ishuri, itegura ikintu gishya. Imana igiye kubaha ubwenge. Ubukonde burakuzengereje, itegura ikintu gishya. Watangira ukwezi kwa kane nawe wubaka inzu yawe, birashoboka. Imana yaguha ikibanza ugatangira kubaka, ukazamura inzu yawe, birashoboka. N'ababifite uyu munsi ntabwo ari uko babivukanye, byose bitangwa n'Imana. Le brande la costi elevone graye. Itegura ikintu gishya. Hari ikintu gishya. Oh, hari ikintu gishya. Ikintu gishya, tegura ikintu gishya. Itegura ikintu gishya. Trepande la costi ene maigro. Ngo ko kigiye kwaduka ntimuzakimenya. Ko kigiye kwaduka ntimuzakimenya. Wagiye kwa muganga bagusangamo kanseri. Nawe wariyakiriye ngo kanseri nikira. Irakira. 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 Itegura ikintu gishya mu mubiri wawe. Yo kanseri Imana irayirukana mu izina rya Yesu Kristo. Yo sida Imana yayirukana. Umuvuduko w'amaraso Imana yawugukiza, umubiri wawe yawuhindura muzima. Remando la cotasti de venegra. Ngo mwitegura ikintu gishya, mwitegura ikintu gishya. Ndahanuye mu izina rya Yesu, mpanuriye muri iri jambo, mwitegura ikintu gishya. Yemwe abanyumva, yemwe abemera Imana, mwitegura ikintu gishya. Aho muherereye hose, aho mutuye hose, mwitegura ikintu gishya. Abagifitiye icyizere Kristo, mwitegura ikintu gishya. Ninde wakubwiye kutazashaka? Ugiye gushaka kubera Imana. Ninde wakubwiye kuzapfira muri ubwo bukonde? Ugiye kubuvamo kubera Imana. Ninde wakubwiye ko wageze le brande la cote ene my glory. Harimo nk'abantu bumvise Imana ihishuriye, bari barageze i Burayi bahabura ibyangombwa, aho mwihisha, abandi bari za Amerika murihisha gusa, mwabuze ibyangombwa bibahesha ubwene gihugu. Imana yavuze ngo mwitegure ikintu gishya. Imana igiye kubaha ibyangombwa by'ubwene gihugu aho ngaho muri Burayi, aho muri Amerika. Imana igiye kubaha ibyangombwa. Abantu maze iminsi mwihishahisha, mwarabuze ibyangombwa muri ku mugabane w'Uburayi, muri mu gusenga mubwira Imana ngo Mana duha ibyangombwa biduhesha ubwene gihugu. Imana irabibahaye, Imana irabibahaye. Ndabizi ko muzagaruka aha ngaha mushima Imana, muvuga ngo bwa buhanuzi wahanuye mukozi w'Imana bwarasohoye. Imana itanze ibyangombwa mu izina rya Yesu. Lo brende la costi enema. Dore ngiye gukora ikintu gishya. Haleluya. Muko kigiye kwaduka ntimuzakimenya. Nzaharura inzira, nzaharura inzira. Nzaharura inzira mu butayu. Abantu bazi ubutayu ukuntu bumera n'amazi abuba mu nshuti yanjye. Ariko Imana iravuze ngo nzaharura inzira no mu butayu. Mu butayu, ubutayu. Nta mwanya mfite, nagasobanuye ubutayu. Ubutayu. Zaharura inzira no mu butayu. Sinzi ubutayu urimo, sinzi ubutayu utinzemo, sinzi ubutayu utinzemo.
ariko n'igihe Imana ije guharura inzira no mu butayu. Witegure kubona inzira y'Imana muri ubwo butayu. Muri ubwo butayu Imana igiye kuhaca inzira. Uraremerewe, urihebye, uri mu bigeragezo bitakoroheye, ariko ndabonamo inzira y'Imana. Ndabonamo inzira y'Imana. Ndabona Imana irema inzira. Ndabona Imana irema inzira muri ubwo butayu. Muri ubwo butayu butagira amazi, Imana ije kurema inzira, ngo nzaharura inzira mu butayu, ntembesha imigezi no mu kidaturwa. No mu kidaturwa. Naho matembesha imigezi. Nshuti yanjye muvandimwe, hari ubuzima bw'ikidaturwa ushobora kubutinzemo. Ni bwa buzima imiryango ishobora guterana bagakoresha ibirori, we ntibanamenye kubamo, ntibanamenye kubaho, ntibaguhe invitation ko barabona ntacyo watwerera, barabona ntacyo wabamarira. Udufite abantu bibagiranye mu miryango yabo batazwi, kandi uriya ni umuryango wawe, ariko reka ntibajya bagutumira. Uri mu buzima bw'ikidaturwa, uri mu mibereho yo ikidaturwa. Ni Imana yonyine ishobora kugukura muri ubwo buzima bw'ikidaturwa. Ngo ijambo ravuze ngo nje gutembesha imigezi no mu kidaturwa. No mu kidaturwa, ngo ndi Imana ije kuhatembesha imigezi. Bene wanyu barakwanze, usigaho urugo umeze utya. Nshuti yanyu muvandimwe, Imana yakubonye. Imana yakubonye. Nubwo abantu bose bakuvuyeho, ariko Imana iracyagufite umugambi. Humura, wikwiheba. Umugambi w'Imana ku buzima bwawe uracyakomeje. Nshuti yanyu muvandimwe, itegura ikintu gishya. Ndashoshe, ngiye gusenga Imana. Zamura kwizera kwawe. Zamura kwizera kwawe. Zamura kwizera kwawe. Natangiye nkubwira ngo uzamure kwizera kwawe. Ndasoza n'ubundi nkubwira ngo zamura kwizera kwawe. Le brande la costi ene my glory. La ido la costi ene my glory. Wowe urwaye, rambura ikiganza ahantu urwaye. Rambura ikiganza ahantu babara ngusengere. Mana, mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo, turasengera abarwayi. Dusengeye umuntu wese wari ufite ikibazo cy'uburwayi mu mubiri we. Twirukanye izi ndwara mu mibiri y'aba bantu. Mu izina rya Yesu Kristo, uri Imana ikiza indwara zose. Imana iravuze ngo ikijije indwara. Imana irabakijije. Mwizere gukira. Mwizere gukira. Murakize. Mwe mwumvise iri jambo ry'Imana, mukaryizera nk'ubuhanuzi. Mwe mwakiriye iri jambo ry'Imana, mukizera ko ryabakiza. Murakize. Mbonye umubare munini cyane w'abarwayi bakira. Mbonye abantu bagarukana amashimwe hano, barimo bashima Imana, barimo babwira Imana ngo Mana, turagushimira ko wadukijije, turagushimira ko za ndwara zari ziri mu mibiri yacu zagiye, imibiri yacu yabaye mizima. Oh haleluya. Romando la costi edi by glory. Iki cyo Imana yari yakivuze, kanongere ngisubiremo nanone. Imana yongeye kukimbwira. Abantu mwari mwarabuze urubyaro, Imana itanze umugisha w'urubyaro. Oh haleluya. Mwakira umugisha wo kubyara hungu na kobwa mu izina rya Yesu Kristo. Dolapi enefone gray. Haleluya, 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 haleluya. Abantu mwari mufite mu miryango yanyu abatarakizwa, maze iminsi muri mu gusengera mubwira Imana ngo Mana, wabaduhereye agakiza. Imana itanze agakiza ku mubare munini w'abantu benshi. Imana itanze agakiza ku mubare munini w'abantu benshi. Ushobora kuba ufite mwene wanyu wari warakunaniye, wamubwirizaga bikanga, ukamubwira ubutumwa bwiza, ariko akagusuzugura ntakumve. Humura, Imana igiye kumusanga. Humura, Imana igiye kumusura. Humura, Imana igiye kumugenderera. Ndabona hari abantu benshi bagiye kwakira agakiza nyuma y'ubutumwa bwiza rutambukije. Oh haleluya. Ndabona hari abantu wasengeraga igihe kirekire kugira ngo Imana ibibuke ibaha agakiza. Imana irabikoze kubw'ubuntu bwayo, kubw'imbaraga zayo. Imana irabikoze, Imana irabikoze, ibaha agakiza. Oh haleluya. Zola beneko tatele gotele vonegrai delai. Umve. Abantu mumaze iminsi ibyo mukora byose bidakunda. Abantu mumaze iminsi hari ibicaniro by'imyuka mibi bibarondora, bibarwanya. Imana uyu munsi wa none isambure, isandaze ibyo bicaniro byose byabarondoraga,
ibicaniro by'abazimu birimbuke, ibicaniro by'abadayimoni birimbuke, ibicaniro by'abaroga by'abarozi, abatongera amagambo mabi ku buzima bwawe, Imana ibirimbure mu izina rya Yesu Kristo. Ibicaniro by'abaframaso, ibicaniro by'abarozekroa, ibicaniro by'imbaraga by'imyuka mibi ya gishetani, ibikurondora mu bicuku by'ijoro, bikurwanya imyuka mibi y'abarozi, y'abakonikoni, Imana ibirimbure mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya, 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 haleluya. Wakiriye kubohoka, kira kubohoka mu izina rya Yesu, kira kubohoka mu izina rya Yesu Kristo. Aho bavuze kutazagera ugiye kuhagera, aho bavuze kutazinjira ugiye kuhinjira kubera Imana mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Akira umugisha w'Imana, akira kwaguka, akira gutera imbere. Haleluya, haleluya. Zolimando la costi e di bonde vone grai. Akira ubwenge bw'Imana, akira ineza y'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Mwuka Wera, urakoze Mwuka Wera, urakoze Mana yacu. Imana imbwiye ikintu gikomeye. Umuntu wese twabanye muri ubu butumwa ukabuzi neza kutarakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, ukawuzi neza kutarakira umwami Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, ndakwinginze ibi bintu byose Imana ivugiye aha ngaha, ubaye uri mu bubata bw'ibyaha, ni ukuri n'abapagani barabitunga, amazu meza n'abapagani barayatunga, amamodoka ahenze n'abapagani barayatunga, uranyumva neza, n'abarozi barabitunga, n'abapfumu barabitunga, amazu meza, amafaranga ku makonte, ibyo byose n'abapagani barabitunga. Ariko byo wabitunga ukazarimbuka, ukabura ubugingo. Igifite agaciro n'ubugingo. Niyo mpamvu ndasoza nkubwira ngo niba uri mu byaha, va muri ibyo byaha muvandimwe, ngwino wakire Yesu Kristo mwami n'umukiza. Icyo nkundira Kristo, nta kiguzi yashyizeho, nta mafaranga yashyizeho. Serivisi nyinshi hano mu isi urazibona ari uko ubanza gutanga amafaranga, ari uko utanze amafaranga. Ariko iby'agakiza Yesu Kristo yarabyoroheje. Kwakira agakiza ni ubuntu, it's for free, ni ubuntu. Va muri ubwo busambanyi, va muri ubwo businzi, va muri iyo myanda y'ibyaha wivurugutamo, tera ibyo byaha umugongo, ngwino ugarukire Kristo, ngwino umenye Imana, ngwino Yesu Kristo agutegeye amaboko. Haleluya, haleluya. Rero icyo cyemezo nugifata, rero nkubwire buraza gufasha icyemezo cyiza, kugira abantu hano mu isi bafata ibyemezo byiza, hakabona abantu bafata ibyemezo bibi. Wowe uyu munsi ndakugira inama yo gufata icyemezo cyiza, nawe ukinjira mu mubare w'abana b'Imana, ugakizwa, ukava muri ibyo byaha, ukakira Yesu Kristo akakubera umukiza, akakubera umucunguzi, hanyuma nawe ukazabona ubugingo. Mane baho umugisha. Rero telefone zacu n'ubundi ziba zanditse aho ngaho, ni 0782824807. Imana y'amahoro ibaho umugisha cyane, mwakoze cyane badukurikiye. Hanyuma ibindi na kagaruka n'ubundi mu biganiro bitandukanye tugenda tubagezaho. Mugira amahoro y'Imana.